Imana rero yaduhaye atubwira ukuntu yatoye intumwa 12. Ahangaha ndakeka buri wese uri hano hafi ya twese twarabatije twemeza hari ndetse benshi twarakomejwe ndakeka ari kumeze duhabwa n'ubutumwa butandukanye abandi twarasengerejwe duhabwa ubutumwa hirya no hino. Ahangaha Yezu ashatse kugira ngo atwereke neza uburyo buri wese agomba kubaho. Ikintu cya mbere ni uko kuba uri hano, kuba waravutse, kuba warabatijwe, ukaba umukirisitu, hari impamvu. Hari impamvu, niyo mpamvu Nyagasani akubwira ati ngwino ngutume. Nawe ahangaha uri kimwe n'aba ba Petero, n'aba ba Zebedeyi, n'aba Yohani, kimwe n'abo bandi bose uko batowe. Yarabatoye. Kandi Yesu icyo atubwira habivuga mu Evanjiri ya Yohana avuga ngo simwe mwantoye ahubwo ninjye wabatoye mbashyiraho kugira ngo mwere imbuto. Muri Yohana niko bivuga. Ahangaha twese twaratowe. Twaratowe uyu munsi nitwe ba Tadeyo, nitwe ba Petero, nitwe ba Yohani, nitwe ba Matewe na Rufeyi, nitwe ba bandi bose, yewe na ba Yuda Isikariyote nabo twaratowe. Twese twaratowe. Ese waturiye? Ese uriho kubera iki? Kuzihe mpamvu? Ahangaha ni ijambo ry'Imana ritwereka kugira ngo wumve umumaro ufite, wumve ko utaje kuri isi ari bitunguranye, ahubwo ari mu mugambi w'Imana. Imana yaraguhamagaye uraza, ariko kandi igufitiyeho misiyo. Ni naho mpamvu kenshi ubutumwa bwacu burangiye tugomba gutaha tugasubira twabo. Yego. Noneho yamaze gutora bari abantu ziriya ntumwa 12 arangije abaha ubutumwa. Mwabyumvise ukuntu yabahaye ubutumwa, ngo abaha ubutumwa bwo gukiza indwara, kwirukana roho mbi zose, noneho n'icyitwa ubunze icyo ari cyo cyose kiri mu bantu byose akabyirukana, mukagenda bagasigara abantu Imana. Ubwo butumwa yarabahaye. N'ubwo butumwa natwe ubwacu yarabuduhaye buturimo. None se nimwibuke abakuru babatijwe ari bakuru, cyangwa se niyo mwumva yo mudukurikiye neza amasakaramentu y'abantu babatijwe, ubwo uhawe iki ubusaseridoti, ubuhanuzi n'ubwami. Ubwo ibyo byose turabifite mu biganza byacu, ahubwo se ni impamvu ki bitabasha gukoreshwa? Icyo ni ikibazo cyanjye mba nifite mu bwanjye, ariko byose Yezu arabiduhaye, yabiduhaye ku buntu niko abitubwira. Uyu munsi Yezu aragira ngo akwereke ko uri hano ntabwo uri imburamumaro, ahubwo ufite agaciro gakomeye imbere ye, kubera ko yashatse kugira ngo abashe gutuma. Uri hano kugira ngo abashe gutuma hirya no hino mu bavandimwe batamerewe neza. Yamaze kudutora nk'uko yamaze gutora ziriya ntumwa 12, abaha n'amabwiriza. Yezu iyo adutoye aduha n'amabwiriza ati ntimunyure ahangaha, nimunyure hariya, ntimugende kuri iki. Mwumvise ukuntu yadutoye amaze gutora ziriya ntumwa, arangije arabwira ati mwebwe ubwanyu yarabihanangirije, noneho ni ukubihanangiriza. Iyo byihanangirije ati umva, ndakubwiye ngo ntugere hariya, ndakubwiye ngo ntukore kiriya. Nabo yarabihanangirije, arabwira ati nimwerekeze mu banyamahanga cyangwa mu mijyi ya Samariya. Usanga Yezu yashatse kuvuga natwe Yezu yadutoye. Iyo umaze gutorwa na Yezu uzi neza ko ufite ubutumwa bwe, hari aho utagomba kubarizwa, hari aho utagomba kwerekeza. Namwe murahazi ni henshi cyane. Hari utagomba kubarizwa, hari ibyo utagomba kubarizwamo. Ufite uwo uriwe, ntabwo uri nk'abandi bose. Umuntu yize kutubwira bari abantu ariko ntabwo ari n'inkuru n'ibyabayeho
ni abantu bari baturanye mu cyaro, yenda na hano hari abantu bashobora kuba b'ukarisitiya yenda, noneho aricara abona umuvandimwe umuturanyi we usanzwe ubaho ngaho mu buzima busanzwe aratambutse agiye guhazwa. Noneho nawe ati nanga agiye guhazwa, ati nakana kamuza ari yakiriye, ati nanga guhazwa nanjye, aragenda agiye guhazwa nyine. Ni ukuvuga ko natwe ntabwo turi banyamujyi iyo bajya, dufite uwadutumye, dufite n'icyerekezo tugomba kugendamo, tugomba kwerekezamo, ntabwo uri kugenda mu kajagari. Yesu agira gahunda. Aho ngaho tutabarizwa rero ni muri bya bindi byinshi abandi bose bumva ko ngo ari byo bigezweho. Twemeza hari ibigezweho bimeze gutya nabwo, hari ibindi bimeze gutya nabwo, hari amazimwe runaka, hari indwano runaka, hari byinshi. Aho ngaho Yesu navuga ati ntimwerekeze aho ngaho, kuko aho ngaho nta kizima kirimo. Namwe murabibona ibiri hanze aha ngaha bihangaje abantu hanze aha ngaha, hari ubuzima butari buri hanze aha ngaha bubi cyane, hari ubujura, hari ubusambanyi, hari amanyanga, hari uburiganya, hari amazina, hari ni byinshi namwe mubona hanze aha ngaha. Hari ubusinzi bwarenze, ukabona abantu barirwa barasingiza inzoga, ukabona ibintu ibyo byose. Ntabwo Yesu aradutuma aho ngaho, ahubwo afite ahandi adutuma. Yego aradutuma nimugende mu bana, mugende mu bana muri za ntambwe zanjye zaziye. Aho ngaho aradutuma muri ba bandi bataramenya ijambo ry'Imana, kandi aravuga ati mugende kandi muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje, mubahumurize. Natwe aradutuma uyu munsi wa none kugira ngo tugende twegere abandi bose. Ese bwa butumwa bwacu dukora dusura abavandimwe bacu barwaye, bwa butumwa bwacu dukora dukangurira abavandimwe kugarukira Imana, bwa butumwa bwacu dukora tubabwira ko Yesu abakunda, naho ngaho Yesu agenda adutuma hirya no hino. Aradutuma mu bantu babandi batishoboye, babandi badafite epfo na ruguru, babandi bafite uburwayi butandukanye, babandi badafite aho babasha kugira, weho wagize amahirwe ubasha kugira icyo umenya, icyo wamenye ugomba kugisangiza abandi. Mu ikoraniro yasengeragamo hari umukecuru yajyaga akenshi yatungwaga n'abavandimwe mu ikoraniro. Noneho nawe wenda wagira nk'ikiro cy'umuceri umuhaye, nawe akagenda akajya gushyira, akabaza undi muntu wundi w'umukene nk'umukecuru nkawe, agakuraho akanusa akamushyira. Atumva mubwire ati rero ati ngiye muri jya mbona nagiye gusaba kandi bakama, ati nanjye bampaye nawe akira mushya. Natwe Yesu ibyo yaduhaye tugomba gutanga. Niho Yesu atubwiye ati mwawe ku buntu nimutangire ku buntu. Rero ubumenyi Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, ibyo utunze byose, ese hari uruhare wabigizemo kugira ngo ubitunge? Kristo akuze. Ibyo dutunze hari uruhare twabigizemo kugira ngo tubitunge. Uti yego nibyo, wenda uti iyo ntajya gukora iki gisimba ngenzanga, ariko nuko Imana yabikubiyemo ikaguha umurongo runaka, kandi bigakunda rwose ukabigendamo neza rwose bikagutunganira. Wageze ngo se kuba wicaye aha ngaha nuko hari uruhare wagize, nuko Nyagasani ubwo yabishatse kugira ngo uze wicaye aha ngaha umva ijambo ry'Imana. Nibyo ashaka rero, ibyo yaguhaye uyu munsi, wagize amahirwe urabatizwa, wagize amahirwe ugira ibyo utunga byinshi, ari ubwenge, ari ukugira ngo ngure abandi inama. Ni niyo mpamvu tugiraho na za minisiteri zitandukanye mu makoraniro yacu, kugira ngo zunganirane, zibashe kugira ibyo zitanga zishyira abandi. Hari igihe tuvuga kugira ngo twahaye ku buntu, ukumva ko ibyo tugomba gutanga ari ibifatika, ibintu materiel, ibintu amafaranga, ibiribwa. Yesu aragutuma no kugira kuba warabatije ukamenya Imana, ugafasha abandi gusenga, biba byiza cyane, kandi ugafasha n'abandi koko. Rimwe nigeze twari turi mu nama y'ababyeyi hano ku ishuri hepfo, ni rwose byarambabaje cyane. Hari umudamu waje atuye inaha bati yambaye ishapure rwose, noneho hari abantu benshi, noneho umuntu inama tugiye gutangira inama, abayobozi bari bagomba kuyobora inama, baraza ati
bati mada bati haguruka udusengere hama dutangira inama ubwo hambaye ishapure bose bari n'ibintu rwose dukorwa sanzwe kumva rwose tinzi ubwo rero nicaye hirya ye noneho umuntu bamubwiye asa nkaho mbese agushishana araba hirya arakanura ati wowe niwe twabwiye haguruka dusengere nzamakuru kwicara mbese neza asa nkaho noneho baye nk'igitatitira harahona umva ndahaguruka ntabwo bakuye ngo dusengere haryanga uwo yobe namahita bwa dusengera atahita bwira undi wundi dusengera byarambabaje rwose natwe naho tugeze twahaye ku buntu tugomba gutangira ubuntu n'ibyinshi Imana duhaye ari byo dutunze bifatika ari byo yaduhaye mu mitwe yacu kugira ngo tubashe gufasha abandi bavandimwe ari ubumenyi yaduhaye aho ngaho tugomba gufasha abavandimwe bacu kugira ngo babashe kubaho nabo bamererwe neza nigeze kubabwira nti hari ibintu bibaho mu buzima bwacu akenshi ntabwo umuntu ubereyeho ubwe tubereyeho abandi kugira ngo n'abandi babashe kubaho nabahaye ingero mbabwira nti ushobora kwibeshya kuvuga ko ukorera umushahara wawe ari amafaranga cyangwa ucuruza cyangwa amafaranga winjiza ukumva ko ari ayawe yabitse ntabwo ari ayawe kubera ko ibyo utunze urabitanga n'abandi bakabaho nese ukorera umushahara ugatengamo tagisi abanyemodoka ntabwo babarya none se niba ugiye kugura amakara ubu amakara ntayagira muri amafaranga wakoreye none se niba ugiye kugura imyenda none se niba uguze umuriro wasaka nako rero ntizamuka kandi wayo amafaranga wayakoreye nyine tubereyeho abandi twese umwabiraho tubereyeho abandi Yesu rero nicyo kigatubwira umunsi none kugira ngo tumenye kumenya kubaho tubereho n'abavandimwe bacu ikindi nyagasana tubwira ngo kandi ntimuzagire ibindi mwitwaza ngo kubera ko ngo mwitwaze ngo amafaranga impago n'ibindi byose ibyo bitazagukereza mu mayira hari ahantu tugera ngo se mama ngo njyewe ko nta komeze ko nta nkweto mfite nabasha gukora iki ngiki ko nta kintu mfite bishobora kugenda gutya na gutya ko nta nzi kuvuga nabasha gukora gutya na gutya ubutumwa ni bwinshi nyagasani afite uburyo ashobora kugutuma kuko ntabwo yakwibeshyeho yaguhamagawe kanaka na kanaka ntabwo akwiteranya na kanaka ntabwo ari injiji ku buryo atakuzi neza ahubwo arakuzi ashaka kugutuma mu rwego rwawe mu buryo bwawe kandi aragutuma neza aho agomba kugutuma azi uburyo ugomba kugira rero uyu munsi wa none dusabe nyagasani kugira ngo aduhe izo mbaraga zituma tubasha kumenya kuba maso twumva icyo yeza dutuma ese aragutuma hehe ujya mumva yandi ngo hose aradutuma nta mupaka ye aragutuma hehe ese ubutumwa buhaye ubasha kubwakira yenda arantu wanjye mu rugo yenda arantu mu baturanyi banjye yenda arantu mu barwayi rero aragutuma aho ariho hose kandi ntuwinube ngo uveho wisuzugura ngo njyewe mama niho rero nta mikanda nta ruhabo rw'amafaranga nta nkweto nta ahubwo wowe ugenda uko aguhamagaye abashe gutuma rero uyu munsi dusaba nyagasani Yesu Kristo kugira ngo aduhe uwo mutima wo kumubera abahamya kuko yaradutoye niwe wadutoye si twe twamutoye adushyira kugira ngo tubashe kumenya rero tumwakire kandi ibyo byose bitubashe kumutega amatwi tuzabasha gukora ibyo byose kandi nibashe kugenda Yesu azaduhemba tuzabasha kwicarana nawe ngira ngo zira ntumwa kuko ari 12 keretse Yuda Isikariyote abandi babashe kubona ingororano zabo Yuda Isikariyote nawe yabasha kubona ingororano ye nuko yabashe kunanga none se agataho ngaho dukora ubutumwa nk'ubwa Yuda Isikariyote dukora ubutumwa nk'ubwa Matayo nk'ubwa Yakobo na Rufeye nk'ubwa Petero ese Yesu aragusha gukora ubutumwa nk'ubwandi muri bariya bantu Kristo yazakozwe aha rero naho buri wese agomba kwibaza akajya n'igisubizo atanga kuri hano rero wumve ko ufite agaciro gakomeye utaje kubw'impanuka utaje muri kivejuru ahubwo waje ku mugambi w'Imana kugira ngo Yesu agutume hanyuma agwicyerekezo ugomba kurikiramo cy'ubuzima wibuke kandi ko twahaye ku buntu dutangire ku buntu Kristo yazakozwe
shimirwa nyagasani Yezu, shimirwa kubera ijambo ryawe duhaye, waradutoye ntabwo ariko twagutoye, dushyiraho kugira ngo twere imbuto. Nyagasani Yezu, ndagushimira ko muri ziriya ntumwa, muri ariya mazina ya ziriya ntumwa n'iryanjye ririmo. Singizwa, shimirwa Nyagasani Yezu. turagushimiye kandi Nyagasani Yezu yuko uduha aho tugomba kwerekeza, bityo ingoma yawe ikabasha kwamamara hose. Aho tubwira uti mugende mwamamaze ingoma y'Imana. Turagushimira cyane ko uduha imbaraga zo kubasha gukora ugushaka kwawe. Ushimirwe Nyagasani Yezu. Shimirwa Nyagasani. kandi Nyagasani Yezu, ndagushimira nanjye mbikuye ku mutima ko ari wowe wenyine